Ngewe mfite imyaka 67. Ibanga nta rindi banga uretse gukunda siporo. Nakunze siporo nkiri mutoya, mfite imyaka 16. Ubwo ntangira icyo gihe nyina siporo, niho nayikundiye nkumva nyikina n'abasaza banjye bakayikina n'abandi bose bakayikina na bene wacu bose bakayikina, nkumva ni siporo ni nziza. Ariko ngiye nahisemo basket kubera ko nabonaga mfite ingufu kandi nkumva basket imbereye kandi nkumva nta kintwaye. Twebwe twakiniraga ikipe yitwaga Masasu, tukajya tujya muri shampiyona. Twari dufite shampiyona mbere muri 74. Twari dufite amakipe tujya gukinira hanze hose, mbese tukagenda tuzenguruka mu Rwanda. Twarakinaga muri ayo makipe, tugenda dukinira Masasu, dutsindwa gutyo gutyo. Niho rero natangiriye gukinira umupira. Nta handi hantu nakiniye umupira, naho ngaho nawigiye kandi ndanahakinira. Mbamo na kapitene, nari kapitene wawo namazemo imyaka 6. Iyo kipe ntago abaterankunga bari abakarere, ahubwo yari ya kampani yitwaga Somirwa. Somirwa ni ahantu bacukura amabuye y'agaciro i Rutongo mine. Twagizimana Fabrice ndi ku kazi, yakiniye muri Police FC. N'uwanjye kubera yuko nimo yakinaga, nkagira undi witwaga Twagizimana Giridasi, yakiniye muri Rayon Sport ari mutoya muri akademi yaho. Nkagira n'uwitwa Regis Twagizimana, nawe yarakinye, yaje no gukina no muri Mukura, akina muri Gicumbi. Abo bana banjye bose bakinaga umupira. Abo bana nta kindi kintu nabigishaga uretse gukunda siporo, kubera ko nanjye nayikundaga nabo barayikunda. Kandi duturiye ikibuga, bajyaga guteba aho kugira ngo bajye kuzerera bajye mu bindi bitabahesha agaciro. Bajyaga gukina ku kibuga, niho bigiye umupira. Siporo ni nziza cyane. Nakubwiye yuko siporo, igituma ngiye nakunze na siporo, ngewe ndwaye umuvuduko w'amaraso. Nkurwaye imyaka 13 n'ibinini, nkagira asima. Ibyo byose byatumye siporo yatumye ngira ubuzima bwiza. Ubu mpumeka neza, nta kibazo ngira, nta crise nkigira cyane. Iyo crise niyo ngiye kwa muganga wanjye arambwira ati kuki udafashe imiti asima. Asima yarakize siporo, nta kibazo mfite. Umuvuduko w'amaraso ugenda neza. Nkumva ngewe ngira n'inama n'abantu bafite umuvuduko n'urubyiruko kugira ngo rutangire rukine hakiri kare. Izo ndwara zose z'ibyuririzi z'ibyorezo z'indwara zidakira ntago zizabageraho bakora siporo, kubera ko siporo ni nziza. Ndashishikariza abadamu, abantu bose gukina siporo, urubyiruko gukina siporo, kubera yuko siporo ifite akamaro. Ni umuti cyane. Nkashimira perezida wacu, Perezida Kagame wacu, umubyeyi mwiza cyane utaraduheje natwe abagore tukaba twigize, nta hantu duhejwe. Umurenge Kagame Cup giye waranshimishije, kandi n'uwo mubyeyi wacu wabisizeho kugira ngo ingeri zose zihure mu mikino, kubera ko adushishikariza gukina. Kandi mu mikino havamo inyigisho nyinshi. Mu mikino abantu barakundana, abantu bagasabana, abantu bagahura, bakungurana inama. Mbese Kagame Cup yagize ikikora rwose, kubera ko yahuje ingeri zose, twese iraduhuza. Kagame n'umubyeyi yarashishoje ko abona ahantu benshi abantu bose bahurira, ahantu bose bakundanira. Ibyo rwose ndabishima cyane, kubera ko ni byiza cyane guhurira mu mikino.
mutange inzira Nizo dasaro nizo nangena ndio ndio sikubwire gatwo doja kazi icyambere turaza gushimira abantu bose bitabiriye murabona ko ni ibintu bishimishije kuko urebye umubare w'abaturage bitabiriye stade hafi yuzuye y'abaturage baje muri iyi finali y'Umurenge Kagame Cup ni ibintu byiza icyambere icyakabiri rero byerekeranye n'ishusho y'iyi mikino icyambere nuko iyi mikino ifite agaciro kubera ko ni imikino itanga ubutumwa bujyanye no kwishimira aho imiyoborere y'igihugu cyacu igeze by'umwihariko muri uyu munsi twari dufite teme ivuga ko ni ukwishimira imyaka 30 tumaze turi mu miyoborere ishyira umuturage ku isonga. Ibyo rero ni ikintu gikomeye kuko nk'uko mubizi tumaze imyaka 30 twibohoye ubu ngubu murabizi mu minsi ishize turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Kimwe mu byo twishimira uyu munsi kikaba ari uko uyu munsi dufite imiyoborere ikumira ivangura iryo ari ryo ryose, imiyoborere iha agaciro buri munyarwanda, imiyoborere iha umwanya buri munyarwanda haba mu miyoborere y'igihugu ndetse no ku mahirwe ari mu gihugu cyacu binyuranye n'ibyo twabayemo mbere ya 1994. Icyo ni ikintu gikomeye kandi nk'uko mubizi uyu munsi ni igihe tuba twiyibutsa ko hari inshingano dufite zo kusigasira iyo miyoborere. Ejo bundi tuzajya mu matora mu kwezi kwa 7 wari umwanya wo kwibutsa abaturage bose ko buri wese ahamagarirwa kuzaza gushyira umuganda we no gushimangira iyo miyoborere ishyira abaturage ku isonga yitabira amatora nk'uko tubishishikarizwa. Mashara Minisitiri y'umuntu akurikira aya marushanwa yakagombye kuba platform nziza aho usanga muri discipline zitandukanye za siporo bakagombye kugira abakinnyi bakuramo ariko sepaloka icyo kintu mwe mukivuga ibyo ni nabyo twavuze mu ijambo twagejeje ku bantu bari hano. Buri gihe dushishikariza abayobozi b'amafederasiyo cyane baba bagenda kuko tuba twabatumiye ko izi mpano tuba twabonye zinyuranye kuko nk'uko mwabibonye ubu ni umwanya mwiza utuma abaturage bose mu gihugu nta kriteri yindi uretse kuba umuntu afite ubushake gusa, ni umwanya wabonye kugira ngo yerekane impano afite, ku buryo ari umwanya mwiza ku bantu bakeneye abakinnyi beza, ku bantu bakeneye kubaka siporo y'igihugu ikomeye, kuza kureba impano ziri mu Banyarwanda zikaba zakuzwa. Niyo mpamvu twongera no guhashishikariza abafite federasiyo zinyuranye gufata cyangwa se kudufasha gukuza impano ziba zagaragaye muri iyi mikino kandi twizera ko bizabaho. Ndetse hari n'ibyo twatangiye byo cyane nko ku mpano y'amagare, gusaba buri karere gukuza impano y'amagare by'umwihariko bagashyiraho amakipe y'amagare. Amasiporo amwe n'amwe asa nkaho yaribagiranye cyane ya mikino gakondo, igisoro, gusimbuka urukiramende n'ibindi. Ibyo ni impano zihari hirya no hino mu gihugu zasaba ko duteza imbere, tukaba duhamagarira abantu bose bafitemo mu nshingano ndetse n'abafite gahunda ko uyu ari umwanya mwiza wo kugira ngo bafate izo nshingano zirerwe, ku buryo ntekereza ko nta uvumira itararenga. Bashobora kuba bamwe batari bakabonye umwanya cyangwa batabizi, ariko ni umwanya wo kugira ngo tubigaragaze kandi tunahamagarire abantu bose bireba kubikurikirana, ku buryo yaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abantu bafite federasiyo zinyuranye kuba bakurikirana izi mpano ntizipfubuze. Minisita, iyi ni imikino ikunze kurangwamo n'amanyanga kuva igitangira kugeza n'uyu munsi mwabonye ko hari intonganya nyinshi zatindiza umukino, murakora iki ngo ibyo bicika? Ahubwo twishimira ko ahubwo zaragabanyutse. Ni kimwe mu bintu twashyizemo imbaraga mu mitegurire, cyane dushyiraho amategeko n'amabwiriza navuga asobanutse cyane, dushyiraho komite zibikurikirana ku buryo ukurikije uko iminsi igenda ishira
ni uko urebye yaba ibintu by'uburiganya cyangwa se ibindi bintu bitagenda neza ni bike cyane, byabaye bike cyane ku buryo ntekereza ko ibibaho ni ibintu ubona koko ushobora gukemura mu buryo bworoshye. Nta kibazo na kimwe kibaho ngo tujye kugikemura, kandi ubona byaragabanutse cyane ukurikije igihe twatangiriye, ku buryo twizera ko bizageraho bikanacika na burundu. Udusigaye dukeya dushishikariza buri gihe abayobozi kuba inyangamugayo kurushaho buri munsi, ku buryo hari ababikora wenda kubera ko batasomye neza amabwiriza, abo ngabo birumvikana, ariko n'uwaba agisigaye bakeya bashobora kuba babikora kubera intensiyo yo gushaka gutirisha, turababwira ko ntabwo ari byiza, kandi noneho iyo tubibonye byo noneho turanabihanira twewe, kuko mu rwego rw'imiyoborere ntabwo tubyemera.